Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Ndabasuhuje bakundwa bene data, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye wongeye kunyemerera kuba muri uyu mwanya mwiza wo kuvuga ijambo ry'Imana. N'iby'igiciro kuri jye kuba ngihumeka, mbihaye agaciro cyane. Uyu munsi tuvugana ni kuwa 4. Ndashima Imana yakomeje kurinda ubugingo bwanjye n'ubw'abanjye mu misozi no mu mataba twagiye tunyura. Niho duca tujya ibwami, birarushya mu birushya umutima bya buri munsi, ariko dushima Yesu watubwiye ngo tujye duhumurika, yanesheje isi. Ndashima Imana yabanye nanjye ikabana natwe. Ndashima Imana itugejeje muri uku kwezi gusoza umwaka wa 2024. Amashimwe ni menshi, Imana yarahabaye, bikomeye ntibyabuze, irushya ntibyabuze, ariko turashima Imana yabanye natwe mu rugendo, mu nzira ducamo, ikadutunganiriza inzira, ikajya igenda idutunganiriza ameza mu maso y'abanzi bacu. Niba unyumva, niba ugihumeka, ufatikanye nanjye gushima Imana. Imana yarakoze, ikwiriye amashimwe. Hariho byinshi biracyariho byatuma tuza imbere y'Imana dushima, twirengagije ibyo turi gucamo. Imana ikwiye gushimwa no guhabwa icyubahiro. Haleluya. Bene data bambanjirije, Imana ibaha umugisha muri iri jambo ry'Imana twavuze muri kino cyumweru. Imana iha umugisha buri wese. Rero twarimo tuganira cyangwa turacyarimo tuganira muri iki cyumweru uburyo umukristo yakwitwara mu kigeragezo. Twasomye amagambo ari mu gitabo cya Yakobo igice cya mbere umurongo wa 2 kugera ku wa 4. Niyo magambo twifashishije mu gihe twarimo twibaza cyangwa tuvuga uko umukristo yakwitwara mu kigeragezo. Ariko jewe mu nkundire dufatikanye gusoma nanone muri urwo rwandiko rwa Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12. Haravuga ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Imana ishimwe. Mu nkundire twongereho amagambo ari mu rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto ibice 10 umurongo wa 13. Haravuga ngo nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari urusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa, kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira kanzu kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Inshuti bakundwa, umuntu w'Imana, umuntu wakijijwe yakwitwara ate mu kigeragezo? Dukwiye kumenya icyambere ko Imana ntabwo itwanga, nta kikorera kutubabaza na kimwe. Imana iradukunda. Umugambi w'Imana nuwo kudukuza ngo itugeze ku kigero cy'igihagararo cya Kristo. Kandi mu nzira Imana inyuzamo idukuza harimo kugeragezwa. Turi mu isi tuzageragezwa kugera umunsi tuzajya mu ijuru, tuzaba tukigeragezwa. Ariko turashima Imana ko tutari twenyine mu bigeragezo. Bibiliya iratubwiye muri uru rwandiko Paulo yandikiye Abikorinto, atubwiyemo ibintu bitatu. Avuze ko ibigeragezo ni rusange, ni ukuvuga ko abantu bose barageragezwa. Bene data bose bafite imibabaro. Haraho ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nuko twe kwizirikana ubwacu, ahubwo tuzirikane na bene data, kuko abera bo mu isi dufatikanije imibabaro. Imana ishimwe.
rero ibigeragezo ni rusange, kandi igikurikiyeho yarababwiye ngo Imana ntabwo yakunda ko mugeragezwa ibirenze imbaraga zanyu. Nubwo kenshi tubona biturenze, ariko nyir'ibihe umenya byose kandi udukunda aba yabipimye yabirebye neza, azi ko nzabibasha, azi ko uzabishobora cyane. Imana ishimwe. Kandi igishimishije cya gatatu nuko Imana yatubwiye ngo ntabwo nzabasiga mwenyine. Pawulo yaranditse ahangaha, muri aha nyine twasomye mu rwandiko rw'Abakorinto yabandikiye, arababwira ikintu cya gatatu ngo Imana izaducira akanzu mu bigeragezo. Haleluya. Izaduhumuriza mu rugendo, ntabwo izatureka ngo tube twenyine. Imana izabana natwe. Imana ishimwe. Imana irahari kugira ngo igucire akanzu muri ibyo bikuruhije umutima n'umubiri. Nubwo ubona bikomeye, ariko nturi wenyine. Imana irahari ngo igushoboze, igucire akanzu. Ibyo bikugoye uri gucamo, uhumure. Umugambi w'Imana si uko tubigwamo, si uko ubigwamo, kubera ko nta mubyeyi wakunda ko abana be bagwa mu nzira. Umugambi w'Imana ni ukugira ngo igukuze, ikugeze ku gakiza. Haleluya. Imana ishimwe. Ariko ikibazo kirabaza ngo mbese umwana w'Imana cyangwa umuntu wakijijwe yakwitwara ate mu kigeragezo? Haleluya. Umenye cyane ko Imana igukunda cyane. Icya kabiri, umenye ko hari umugambi w'icyo Imana ishaka kukwigisha cyangwa kukugezaho muri icyo kigeragezo uri gucamo, maze wifuze kukimenya, wifuze gusobanukirwa umugambi w'Imana kuri wowe, aho kwitotomba uvuga ngo Mana kubera iki ari jye bigeraho kandi ngukunda kandi nsenga. Oya, ahubwo baza Imana ngo Mana nicyo ushaka kunyigisha, umugambi wawe ni uwuhe muri ibindi gucamo, maze bitume wiga neza nk'umunyeshuri mwiza, uzasohokemo utsinze. Haleluya. Hanyuma wibuke ko utari wenyine mu rugendo, wibuke ko ibyo uri gucamo ntabwo uri wenyine. Mu Kristo mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu yahuriyemo n'ibibazo. Ako ni agatabo k'umugenzi. Noneho igihe kigeze, aza kwegera imbere gato, abona ko harimo abandi bene data muri cya gikombe bari gucamo. Haravuga ngo Mana ndagushimye ko ntari jyenyine muri iki gikombe. Nabivuze kare, hari aho Pawulo yavuze ngo twe kwizirikana ubwacu twenyine, ahubwo tuzirikane n'abandi, tuzirikane bene data, uko abera bose bo mu isi dufatikanije umubabaro. Ntabwo uri wenyine mu kigeragezo, hari bene data bari kugeragezwa. Ujye usabira abandi, we kwirebaho gusa, umenye ko bene data dufatikanije ikigeragezo. Ariko kandi umenye yuko twanasomye amagambo Yakobo yanditse mu gice cya mbere umurongo wa 12. Umukristo arasabwa gukora iki? Arasaba kwitwara ate? Twasomye ngo harahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, uko namara kwemerwa azahabwa ikamba. Icyo Imana ishaka nuko mu bigeragezo tugenda tunesha, turwana tujya imbere, ntiduhe umwanzi ibitugu. Imana irashaka ko turwana kugera tunesheje, kugera twemewe. Sizi ngo nzemerwa ryari, sizi ngo uzemerwa ryari. Niyo mpamvu Imana ishaka ko twihangana, tugakomeza urugendo tujya imbere, kuko nitumara kwemerwa tuzahabwa ikambi ry'Imana yasezeranije abayikunda. Haleluya, haleluya. Hari ingororano z'abanesheje ibigeragezo, hari ingororano z'abihanganye. Imana izabahemba, Imana ibaha umugisha. Imana irashaka ko turwana tunesha. Hanyuma ujye wibuka ko abanesheje nyine bazahabwa ingororano, ntukabyibagirwe. Wibuke ko ikigeragezo atari icyo kukwica, Imana iri kumwe nawe. Hanyuma kandi ikindi Bibiliya igitubwira mu rwandiko rw'Abaheburayo cyangwa igitabo cy'Abaheburayo ibice 2 umurongo wa 18, haravuga ngo ubwo yageragejwe akanesha, uwo ni Yesu, abasha gutabara abageragezwa bose. Imana niguha umugisha, Imana nigushyigikire, urwana unesha, uhirimbanire gukiranuka, uhirimbanire kugenda ujya imbere. Yesu ari kumwe nawe kugira ngo agucire akanzu. Ntucike
gucika intege, ntiwibaze ngo kubera iki jyewe, ahubwo ubwire Imana ngo nicyo ushaka kunyigisha maze ugisobanukirwe. Imana niguha umugisha, Imana nigushyigikire. Urwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 4:19 haravuga ngo nuko rero abababazwa cyangwa abageragezwa nk'uko Imana ishaka nibabitse uwo muremyi wo kwizerwa ubugingo bwabo bagumye bakore neza. Imana niguha umugisha mu kigeragezo, wirinde gucumura mu kigeragezo, ugerageze urebe neza niba hari wenda nta ruhare warabigizemo, hari igihe cyiza ari ingaruka z'ibyaha, ariko Imana igufashe, Imana igushyigikire, Imana ikurengera, Imana ikube hafi kugira ngo ukomeze kuba maso kandi ugende unesha. Imana niguha umugisha mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen.